Atanazi uje gusezerana ufite imyaka ingahe? nuko ngo navutse mu 1976 igihumbi kimwe magana cyenda 1976. Ubu turi mu 2024, imyaka 48. Uracyari umujene. Ziracyari b'imbaraga. Reka ndarikire abakunzi ba Musinga TV ikiganiro kirambuye tuzagirana. Umufasha wawe mugiye gusezerana mwakundanye kuva ryari? Nuko ngo twakundanye kuva muri 1992. None mugiye kubana mu 2024. Reka ntera amatsiko abantu inkuru y'urwo rukundo bazayumva. Reka tujye mu biro tujye kubasinyira maze dusezerane. Ibyo rwose. Sawa, urakoze cyane. Urakoze. Aha, muraza kuvuga muti uduteye amatsiko cyane, ariko vuba aha aya matsiko arashira kuko iyi nkuru ngiye kuyibaramburira nyishake yose, nganire nabo, inshuti, abavandimwe, batubwira ukuntu umuntu ashobora gukunda undi mu 1992 bikarangira babanye mu 2024. Aha biransaba gukoresha karikiratirise mbare neza menye ni imyaka iri muri za 30. Umuntu mugakundana muri abana bato cyane, maze bikazarangira koko urukundo rubyaye umubano, mukabana mugasazana, inshuti, abavandimwe, imiryango bakabashyigikira. Nanjye rero ndaha kunyomoza Jack na Roza ngo barakundanye. Ikigaragara hari ababarusha. Iyi ni inkuru y'urukundo rwanjye, ikiganiro mugiye kujya mukurikira kuri Musinga TV. Tuzumva inkuru zitandukanye z'abantu bagiye bakundana koko ku buryo bugaragara. Ntuzabe kure, iyi nkuru ni vuba ikakugeraho. Ahubwo se wakoze subscribe, wakanze kunzogera ku buryo buri nkuru yose y'urukundo izajya ikugeraho? Bikoreye nawe kano kanya, maze iyi story y'urukundo nizagucike hano kuri Musinga TV. Stay in touch, stay cool, gumana natwe.